Ndi papa SAVA. Reka mubwire urumva uriya muhungu nyine Karisite ubundi umukobwa we wa mbere yari yaranatanze invitation cyamaye nka data yari yaratanze invitation none ngo aho bigaga urumva umukobwa wa nyawe nyine yari yaratangiye invitation ngo batwerere ndakumva yigaga ngo ibintu birimo ibya geography ubwo n'ubumenyi bw'isi n'ibintu nyine byanuza bya hoteli na hoteleri ngo bari bagiye kwigira mu Kagera hariya muri pariki muri pariki ya Kagera nyine ibyo bintu ngo babyigamo nyine noneho uyu wundi rero agiye kurongora rero bari bumbaza amakuru uyu rero bariganaga wowe wundi ntabwo biganaga mu ishuri rimwe ariko bigaga bose bigaga ku kigo kimwe ariko uyu we bariganaga mu ishuri rimwe urumva bakiga ku kigo kimwe ariko undi mu ishuri rimwe University mu mwaka utari umwe wandindagiza agasinayo natinye kukubwira ibintu bya departement nahita wumva segisi nahise mbyumva uramuze nyine muri kaminuza numva ko harya wowe twigaga ibya obusiyo hygiene et assainissement ariko twasoma bayidashanye ubututu twakera umva rero nkubwire none ubwo umukobwa ntiyagiye kwiga mu Kagera babyitaga trip ubwo bari bagiye muri trip umuhungu n'uyu nyine bagiye gukora ubukwe yego bakaba bafite ikizamini uwo wundi uyu nyine bagiye gukora ubukwe bakaba bafite ariko ikintu cyatujijishije nukuntu umukobwa yageze muri hostel aho umuhungu arara ngo yamunyuzaho ngo avuga ngo bajye gukora ikizamini akigera mu cyumba rero aho umuhungu arudadiyeho umva baravugaga bati nta nubwo ari umuhini nta nubwo ari feri beto ni igishoro reka da ubwo induru yayihaye umuntu badara induru irakwira muri hostel Mana yanjye no reka mahano uzukuragiza kurya wabikubise undahera umwuka cyore umwuka urabura ndakubeshya se umwuka urabura umuhungu biramuyobera hagera gutya arasunika reka da arahungiza reka da umuhungu aratunura ati se ntabaze yari kumenya atabaza ati yari gutabaza avuga ati nkurese cyane umwuka urahera yari gutabaza ati ngize gute ubwo se mbabariro mwiri yari guhera hese avuga mwuka byaramo umva umusore byaje kugenda bikire yakoze ku bimenyetso by'umusaraba arapfuka amara amavara atoboka hagira gutya none ngo akuramo imyenda nako ntiyari yambaye ngo arabyina nk'ubandwa umva yambaze izijuru ubwo umuntu yapfuye byarangiye umwuka waheze jamaye nka data ariko kwa kundi ugira utya uvuga uti ndafunzwe birarangiye wakoze ku mutima yumvura cyatera atawi ariko yanyeganyeza ngo umuntu agaruke reka da ko akabona umuntu aramureba atyo nk'iyo mvampaye urumva ariko akumva arahumeka wagiye kumva kandi ubwo isaha z'ikizamini zari zigeze yaragikoze mbarira yaje kugikora reka nkubwire yaragifite ubwenge butekereza ko Imana igira ko abantu bagiye gukora muru ikuramo ibintu bya mareri reka nkubwire reka nkurangirize inkuru yagize gutya umuhungu aravuga ati ubwo umuntu azutse amusukira utuzi ariko akabona ubuzima ntiburaza arasohotse kadagadwa aragera aramukingiranye yakingiranye umukobwa aragenda akora ikizamini kandi agize amahirwe ntiyivanyeho ishyano amukumishije mu nzu none se ari kumuheka yarataratera akabarara ariko se papa SAVA rwose igihe ibintu saba biriya bintu tuba tugiye muri amuru Imana izakuremo mareri rwose ahubwo se ko numva yishwe niyo ngiyo ariko se utareka ngo
banza ubwira ibyo nyine bivuga nyuma. noneho ubwo undi aragenda akora ikizamini arakirangije ubwo umukobwa nawe yahembutse asanga harakinze yagiye kujya guhaguruka ngo yigenze ikizamini abandi bakivuyemo bazasohoke aho anyuze hose bati dore uwo bakubise igishoro aho anyuze hose ati uwo bakubise umuhini abandi bati byari nyine fimbo za bahabu ubwo urumva abantu bamutinya inkuru yari yakwiye inkuru iragenda igera kuri wa wundi wa hehe wagiye muri tripo ati koma musosi wandagara imbwa inca inyuma umuhungu ahita abenga ubwo yahise umukobwa ahise amubenga amafaranga nayo badukataga icyo gihe bahise bayadusubiza urumva umukobwa igisebo kimujyaho abashushanya baramushushanya bakajya babandika ku gikuta yarivuyemo atarangije sha ahubwo se papa sava ngiye kumva rero numva ngo baranomeye amateka arongera agarukamo se mukatwa icyo ukora njyewe uzi icyo nanzuye naravuze ni amukuye ahanga yatamwishakira n'ubundi ntiyari kuzagira ate ninde se wari kuzamushaka ko n'ubundi inshuti uzikuraho ayo makuru mabi wayakirute umva yamugiriye neza ariko rero nge hari icyo ndimo nibaza ese ko numva yishwe niyo ngiyo y'uwo mwanya noneho ubwo iyo azajya ahorera ntibazatwara bazajya ahwera atyo ubwo ahwere bazacyura amababa nuko wenda imana wenda ntazi ayoborana nayo ubundi arekorera guteranya inama nk'imwe njya numva y'abaminisitiri yarangiza igakoraho rwose makuru yayajugunye ngo satani kagira iki kavuga iti muri ibi bintu nyine by'urukundo nubwo baba bari mu makosa reka mbikenye mu rubundi mbitunganye bibe umugisha sibyo nakubwiye nikuremo by'amarere ariko rero reka nkubwire papa Sava ubu ndebe ubukwe narabwiteguye reka da ubu nihagira umuntu uzaba umeze nkanjye uzavuge ngo ngende imbati Silvestre sintegura nateguye icyo bita sitira reka da sitira bya bindi abo bavuga gutegura reka da gutegura ahubwo se reka nkwereke ndagira ngo wanayizanya se hanyuma nari kubanje kukwereka iki reka mbanza nkwereke sha do iyi sitire nta wundi mu Rwanda ndetse no mu mahanga ni gutya wayibonye ubwo pate uzahita nayo nyishyiramo ibayita pate we funge n'igipesu wayibonye wambonye sitire imbere inyuma ubundi nkatambura wambonye none se ntabwo uzafunga ibipesu nzagira nte iyi ariyo sitire iyi niyo sitire we umva ni uku nguku muzambona ariko aho uzafunga ibi funga iyi ariyo sitire koko ariyo sitire uzagenda wanitse umudigi gutyo se umudigi ariko papa Sava ibyo rero nawe papa Sava ako kantu uba ushyizemo ntabwo ariko oya iby'umudigi ibyo ntabwo byagomba kuzamo kantu uba unobyemo none se ubu uzajya mu bukwe wambaye utya ndimba ako kantu uba unobyemo ntabwo ari keza amabere urayarusha abari ngo ugiye kujya mu bukwe wambaye utya ariko jya umenya ibigezweho si ariko papa Sava ku buryo wagenda wambaye mpamvu mubwira rero ko ushaje ntabwo kuri ko Imana nakubwira ngo reka nkubwire ni ukutamenya ibigezweho ariko kuba ashaje ukura cyane muto ariko niba nshaje ndamasa ku buryo umuntu yambara ubusa ngo agiye mu bukwe ubusa buhese ko ari sitire
ibiko babyita gutegura umuteguro we arewe ubu gahinguka mu bantu igihumbi bateranye hari ababyeyi hari abandi hariya hari abihaye Imana babutashye hari abana batoya barimo gukina wambaye ubusa hanyuma atari cyo gikenewe nyine gukurura abantu babyita ikisi nibaza uzabureba nzatabavuga bati Ndimbati Sylvestre yari yambaye ubusa yari yambaye ubusa mu bukwe agatuza amabere yinda umusaza ungana nawe w'imvi mu bwanwa unyura imbere y'ababyeyi abana bakagufatiraho urugero ngo wateguye koko ariko reka nkubaze papa SAVA uretse ko hari utajya unajijuka kandi wigira ngo uri umunyabwenge ariko uzi neza ko hari ubukwe nabonye muri filime noneho bo bari bambaye ubusa buri naho ngiye ngo ntago nambaye kandi ureba nambaye hasi ipantaro nambaye umugongo inda yonyine bo bari bambaye ubusa buri baba bagore muri filime nayibonye muri filime ubu ku buryo ibyo uzajya ubona byose uzajya uza nawe ukabishyira mu bikorwa ariko ndimba ubu nk'isazi ivuye mu musarani ikakugwa wakwasama ngo ikomereze mu nda inyura mu kanwa ujya mu nda umva kandi kakana wongeye ukongeramo nakubwiye ngo utwo tuntu uri mugenda ushyiramo papa SAVA utwo tuntu ugenda unagamo utwo tuntu ntago tunejeje rwose ubwo si sazi yo mu musarane yizanye hanyuma si imico mibi ije mu wawe si nk'umwanda n'ubundi w'umusarane kuki utawungira ngo umusaza wakabaye uha abana urugero ugiye mu bukwe ariko gusaza ni mu mutwe papa SAVA gusaza ni mu mutwe uzabujyamo wenyine sinzabujyamo rwose atazagera n'uvuga ngo turaziranye ubundi sawa buzabera urahazi cyangwa tuzayobe aho buzabera harya aho buzabera mfite invitation ariko nanjye invitation ndayifite ahubwo sinzi anziri muri yapana bimberera we nanjye nari nyibonye ubonye buzabera sindeba ngo buzabera mu busitani muri jaride se muri jaride muri imvura se papa SAVA uzi ko ari muri jaride ko none se papa SAVA iyo invitation se ni yuriya muhungu cyangwa uribeshye si karisiti se si karisiti ntubibona hana yanjye iki iyo invitation ya karisiti ariko urandebereye imbwa urandebereye ingegera ese si karisiti uriho urandebereye imburuburu ubona ari karisiti Mana iraguha papa SAVA urambonereye ingegera ngo iransuzugura ikugize ite ikugize ite urandebera ngo arangira rubebe papa SAVA wowe kuki yaguhaye inyerera njye akama agapapuro wenda zari reka nkubwire ese niba zari zashize kukizita we zitagushiriho akaguha inyerera njye akama agapapuro umva nkubwire bitanu byanjye arabimpa bitanu namutwereye byanjye arabimpa ako surinda utera induru ubundi bwiya gutumiza umunwa niwe ari kujyayo ariko iya ntumiza umunwa uzi ko ibi birutwa niyo yari kumbwiza umunwa ansuzugura guhe invitation inyerera noneho ngiye ampa agapapuro ese watwereye igihumbira ubu yamuhaye imeze ite ubu yaragiye yandika ku rukoma noneho aravuga ati enda uzantahira ubukwe ibi ni ukutareshyeshya abantu ibi ni ugusuzugura abantu ariko cyokora byo da wa mugani yatanga izisa abadakeneye wa mugani akababwira ati ariko se niwumva ko ugize ubwenge noneho ubaye umuntu w'umugabo ni ngombwa ko yafata Ndimbati agafata papa SAVA akabavangura umwe akamuha agapapuro undi akamuha inyerera reka rero nkubwire ntabwo nisubiraho ubukwe ntabwo gitashye ntabwo nzataha njye ndagiye n'iyi myenda n'iyi Sitiri ni wenda ngiye kunyura ku isantere ngende mbariho nyambarira abantu hariya kwa Gerard babona iyo Sitiri none ndari kuzayifungura muri ubwo bukwe ariko bitanu byanjye arayamba neza Ndimba ntukibutashya burundu ntabwo ntashye niyo Sitiri
pfusha wamba utabasha nta kibazo uzapfira ifiyeri